Reka tugaruke ku musore wamenyekanye ku izina nka Buri Karimu cyangwa se Buri Kantu, yatawe muri yombi ku wa 20 Nyakanga. Uyu musore ubwo yazaga kuba yahamagara abakobwa babiri agahita abafungirana mu nzu, iyi nzu bishatse kuvuga yuko yayihinduye gereza. Gusa mu by'ukuri mu Rwanda ibi tubifata nk'iterabwoba, kuko gufata inzu ukayihindura gereza, ntabwo ibi bintu byemewe mu by'ukuri. Gufata inzu yawe ukayigira gereza, ibi ntabwo byemewe. Gufata ugafunga umuntu, mu by'ukuri rero ibi bintu RIB yaje kubimenya nibwo yazaga kumuta muri yombi ku wa 20 Nyakanga. Uyu musore rero twari dukunze kumubona hano ku mbuga nkoranyambaga, ubwo yari asigaye ahakorera ibintu byinshi, dore ko muri iyi minsi ishize aribwo yanasohoye n'indirimbo igakundwa n'abantu benshi. Ariko uyu musore mu by'ukuri ibintu yaje gukora ni ibintu bitari byiza. Ibintu yaje gukora ntabwo ari byiza, rero niyo mpamvu dushimira leta yacu itarebera abantu bakora ibyaha, iba iri maso. Iyo utangiye kuza gukora amakosa rero itiguhana, niyo mpamvu rero yajyanwe ku rukiko abanza agororwe, kuko gufata abantu ugashaka kugenda babuze uburenganzira, ibi ntabwo ari byiza. Uyu musore rero yafashe abakobwa babiri abashyira mu nzu iwe abakingirana, ntituzi ngo yashakaga ibiki, yashakaga kugira kuki se, yashakaga kubafata ku ngufu, rero turamenya ngo yashakaga ibiki. Amakuru rero turayakesha Igihe, yose niho amakuru aba yizewe aba yaturutse. Dukomeze rero n'amakuru yandi y'imikino, kandi subscribe, turagaruka tubwira izindi ngingo z'ingenzi.